njyewe iki kintu njyewe nahoze gisengera. Nyanyosho Soni Cedric. Wow, yaje kuguhamagara. Ibintu nibi waretse gukomeza nkoraho wa. amaze amezi arenga tutageze n'amezi 8 atisha no munsi nabica Kasha makokera ibigiye gishize fungura bise kurimo mwana nafungura akagwabira cyangwa reka nibutsa agatekereza ubundi bicara turimo nitwanamubwira tugabihurizamo kuri seregisi yose twamukubitira da ibaze nimba ukubita iminsi 2 inote y'ibihumbi 100 ugira ngo nibikeya twikorera uduturu tubiri hari ikintu cyo bitwaye je nyine sengane zanjye ubwizawe nawe uzukoreshe mibya oye nubwo twamuha ibihumbi 70 oye 30 tugasigarana 70 mu bihumbi 100 ura mwana w'inyende ntago ayo mafaranga nayamukuye wese urabona arahita yaguha shaje nifitiye ubukene bunyiza ntago yayaguha komera mada urumva njereka woye buretse banza ngubwire gine banza ngubwire umva aha ni wanje no ku muryango ngirasohoka urumva amafaranga yari yo yose arabara nyine ase muri abasazi cyangwa biri uwo mugore asohoka uwe mugore turabazi sesizo zanyu tukomeze dupange uwo mushahara ninde abantu mwebwe uri umukozi we cyangwa muvindimo yaba ari umukozi se muze musakuza gutya uwo mukobwa niwe dushaka ariko ye madamu reka kuvuga nawe wawe se madamu wawe oya madamu buri areka mubwire buri ari ikintu mwitiranya ijambo madamu ni ikintu cyubahiro mwatuza tukagendana neza cyangwa murakomeza muzamuka ushaka ndabashaka urananunguye cyane kuko noneho neza abagore bagiye kukumaraho utuntu ni igisokozo cyashizemo amenyo niyo mpamvu nakitwaje mwatuza tukagendana reka tutuza musakuze ngaho tubwira ibyawe icyo dushaka twe turashaka umuntu uri mwaho ngaho anje nyine ndabivuze kamuhamagare ndimo kukwibuka Cedric twakuranye mu bwana mwari utuye hino y'iwacu wundi mwakuranye mwari inshuti cyane urumeze neza nawe ndaho wese sha mu rugo baraho nanjye ndaho biraho gake gake Imana nishimwe muri amahoro aracece tutavugana cyangwa tutanabonana ariko uko biri kose nyine urumva nakurikira gushobora guhura n'inzira z'uko bishoboka byose ukabyibura n'umubwana umuntu twakuranye ntabwo twayihukanaga icyo kintu gikwiye wamuga ubu urandebye
igihagararo cyane komanda widusuzugura aha tugendane gakeya nimuzamuka ndazamuka ntabwo mushaka kuvuga papa komeza ni gura ubu murandebye mubona ndi umukozi wo mu rugo harisobanukiwe muza muvuga ngo simwisobanukiwe ndetse ibikoresho byose se biri mu nzu n'ubikoresha ntari mu cyangwa wowe wose murashaka ndetse ubundi muri make kucisha kuwa mukobwa uri aho ngaho mubana nyine mubana niwe dushaka hano yaraguze twebwe umva kintu kitugenza noneho turagenzwa n'umukobwa dufite amafaranga inoti 1,100 nicyo kintu cyasemba yagusigiye yarimutse nose uri iki hano ninjye ubamo ninjye wahakodesheje wowe ki kandi inzu ariye yimutse se guteza icyangombwa yaba yaratubeshye se usiko muri abasasa ahita tugaragara yewe data ahubwo mwagaragaye kare nese reka mubwire ikibazo cyawe rero wamumerewe ndi kucyumva ntago ndi mere ko ntago wankiza amagopeti muvuga ibibageze umusaba bademu none batayi ariko ukuntu mwanjagaraje njye igihe mwahera musaka reka nkwereke ikibazo kiwe naho nakimenye ikibazo afite iryo jana agashaka kuri duha byose barashaka gupaso kugira ngo agire asigara mu gaseke kize bakuzikara ibyo twanabikora mu nota y'1,100 wege numubwire tworoshye ibibazo mujye kumushaka harimo mujya kumushaka fungura nimbeba ni igiki nuwo mukobwa inyoko bujere w'uburasi ubudirede naje bambwira ko avuyemo umukobwa yarimutse kado bimeze bite uvuye indare mfu ku muhanda kumwariki kumwariki uca mu gake gake n'ibindi umuntu w'umugabo ajya mu muhanda saa 8 z'amanywa wese kariyo masaha ungu saa 8 z'amanywa nibwo uva ku muhanda kariyo mwanya nayimbonye se cyangwa ugiye kureba ka gakobwa kawe kana oyase muri iyi minsi ntabwo ukiri gukunda yaranyanze mwapfuye iki mwapfuye ntabwo njya kumusura niyo ma uba mu byamaze kubyiba oya yuzakora wowe oya boss genda mu nzu nyine ukora amasuku dore maze iminsi uri no kwitwara nabi ariko boss ko mbona muri iyi minsi ufite akanyamuneza ndabona ibintu bigenda neza fresh have ayo magambo ntabwo nyashaka uyigenda ukora ibyo mubwira ntamenya ndabona ufite akanyamuneza muri iyi minsi ntarugwenda guhembwa ahubwo mwebwe muperereze neza mumenya aho hantu uwo muntu yagiye aba yarimutse sugora iyo kabiri yanyu mudukubita kwimuka umuntu yimuka ejo bukeye nasuzugura umuntu wambaye ikote gutya ako iki kigore ni nakisi kuri kiza wawe urugore burane na rwiza buriya buramada twaje dufite ikintu bise imami y'iki muzimpatiye y'amafaranga none igitangaje ayo mafaranga tuje tunabukureka twese twanayakurekera muyande cyane narabagujije njyewe murinda mumpereza narabagujije reka tukubaza tugusaba ka service turabona urukimama cyiza cyane ngiye mwahere ntago ndi umumama ko singana na mama wawe uwo mukobwa yaba yari mukiye nimba waba ngeze ndo wisiba hano kuryo menya abantu bimutse aho bagiye tuganire neza ugiye wimeruka kubona abantu beza nyiri muri Israel bro njyewe iki kintu njyewe nahoze nyisengera nari mbizi neza ko ngomba kuzagwa ku rugo ahantu nkahita amasanga umugore kandi bambwiye kugeze kubirota ntarabirose cyane si ikize niwe wuyu nguyu kirabure rero ariko menya nahuye n'abasazi noneho reka rata tukubwire twanabyirengagije n'ibyabaye byose tugiye kuri gukubira kane mukubira ndariko mwaguraga n'ubundi wowe byo mwaguraga ndabizi njyewe wowe n'ubundi wowe ntago warenze munyumve mwabigabanye n'ubundi nagarenze nyine mwazanywe n'iki hano jiburi ngo akubita nk'amasegonda nkanganje akubita iki here ni ku cyaro je ntago nigurisha papa niwe nukuvuga ngo kuri yewe uraduha yewe noneho icyo jana turi kubeka ahubwo winankora aho sinzi cyari cyabazanye uwo muri mwe muje kureba yarimutse ahasigaye okay miteretane vuye twereza umunyokoja twigendera niba wanza amafaranga tujye kumushaka mubwira so ninjira avuze induru cyangwa umuntu yisiga ari itsinda nabigemere none ngo muraherekara anakwinginga anga umuntu yakwinjama ku busasi urumva anga umuntu yakwisiga insenda madam twaherekare tukubwira ngo reka twinjishe nyonyosho kakano wagakizesha niyo mwaba muje mufite n'ibyuma ntacyo mwaje kakaboro kamereza anga nkwere mwebwe mworoshye ibibazo kamubwire rero uwo mwahaye amafaranga ntawe uhari madam
twaguterese kuneza uranga gukina n'igitsina ushaka kunya kuyumye wowe tuza wumva ukuntu ibintu bigiye kugenda ushaka kuba uri kureba igitsure boro yamu hajya umuntu iyo ufite umugore agapfa iyo umugore afite umugabo agapfa kandi umugore bafitanye abana uburi iki ukahita winjira uwo mugore babyita ngenda uburi iki cyabo bana ni ngenda umva mbabwire ndaje ho gatoya ndaje wazana umukobwa hano nzi n'akadogo amagambo agira shara bigoye gusa ariko ntabwo ngiye nta n'umukobwa marumva yangerera mu nzu bitewe n'iki nuko buriya hari imyaka nyine twagiye tugira nyine bikaba ari ibintu bimeze gutya na gutya akahe ariko iminsi yashize mperutse kongera kwibuka umukobwa twigeze gukundana kera tukiri abana batoya hari iwacu mu cyaro sinzi niba uhibuka umwana bitaga Sonia simani ubundi tujye kakapeti kajyaga kagenda kagwa nka kegura tujye ibintu dusubire ubundi Sonia wa mugani komeruka muri mu rukundo sundi buri uramukunda bijyanye by'umwana muri no minsi rero kera nyine nibyo nakubwiraga twagiye dukundana numva mwiyumvamo haza kubaho iminsi nyine turaburana ariko mperutse kongera kubonana nawe nyine mbona nimero ye turavugana so mitamvuga rero ibintu byo kujya umuntu ajya mu bakobwa benshi reka bireke igihe nikigera cyane ko twanafashe n'umwanzuro wo gukizwa tukava mu bintu nyine bya hato na hato kibura nikigera umuntu abonye afite imyitwarire myiza nk'uko yari ameze kera tukiri bato irabizi kinyabupfura yari yaratojwe n'iwabo ni igiki se gitangaje kutamushyiramo gusa icyo nakubwira cyo Sonia ni umukobwa mwiza nkurikije ukuntu mubeze kera urabizi kera tukiri abana ukuntu byajyaga bigenda usa naho urundi rwego reba kera tukiba mu cyaro hari ukuntu byari bimeze wageze i Kigali ubona akazi ubuzima bugenda neza warafatishije wavanye umwana hariya mu cyaro ukamuta amaguma rero muri no minsi biragoye kado nzanira amazi se rero muri no minsi uriya kubikore boss urumva Sonia yahashize igihe tutabonana ndetse kitari gitoya gisa naho ari kirekire wenda nuko atari kirekire cyane urumva ariko uhita wirukankira ugahita urongora iki gihe ntabwo ari sawa ushobora kumurongora ejo mugahita mukora divorce kandi si byaba ari byiza ejo mwaba mumbwira ati warahubutse nawe kubera urusaku bufite kwisubiza ku rwigi uruzi kuzana rwigi ako nakurimo kubona kino kimere umva muremera twumvikane cyangwa hano nkora akantu twumvikanye kare ahubwo wowe ariko wivanga urakora akantu ngo warese kuzaba ko gutomba kuri wako uyu muntu akora akantu byo nibice bawo uranyishyura se baromba bwire mwabagabo nimudacisha amagi shaka inkuryama nkayo mbarata madam uriya reka nkubwire uriya Imana yagiye kurema umugore yabanje kwitegereza nyine irareba iravuga ati umugabo hari ikintu akeneye buriya mu mivugire n'amagambo yawe wakomeje kuvuga disikuru yawe gikomeje gutanga numvishe ufitemo ubwenge aka kanya ubaye mbwa kuba yambaye ikanzu wimvugiramo numvishe ufite ako ntukanteye mu ngusha tuza kwarakoze diri akuri mu biki wagisase inyibwirira mu n'amatama ngo uyu mwihorere ndabona ari umusazi urimo gushaka kuzura kaboze wakigorye yego ratarata muri wanjye urumva ako ntabwo ndishobora ntabwo urisheri wanjye urumva zikije poda gaswese ko wisize ibintu oya ntaryo mfite uwo mukobwa yaboneka ataboneka twebwe turamuhigisha uruhindu ntugire ikibazo tujye kugusigira amahoro yawe nyagasani sibyo kandi wumva utuje rwose byamusinzire ntituzongera no kukugwiramo ntuzongera no kubona n'aya masura uyu ni mugenzi wanjye ariko nzi ko afite ikibazo cya toromati nari nabibonye ariko niwe wakomeje kunzamura anshyiramo turubure afite ikintu bise kwashi alcohol oya ntuzagendane nawe mba mbona ahubwo mu nshuti zawe amahoro sha tugenda ubwo rero ubwo amahoro y'Imana akomeza agere gute yabane nanjye nawe muhorana urakoze cyane ese uruzanye n'umwuko se yego ko mara yazari imikino ngira hejuru y'iyi ngona
uyu mwihorere ntabwo nzongera mwereka mu gukiza reka musezere ugiye kunsezera gutyo none se bajya ngusezere shangwa mu byano shangwa mu byano ahubwo naguha namba yanjye kazavugana umugani telefone wihangane telefone nini nayisize mu biro akushaboka kandi bayimbwa icyatuzanyura kibagiwe wayishyize mu biro siko nabayimbwa siki ko umugabo Imana yarebye umugabo ikavuga ati umugabo akeneye iki nta kindi kinagomba siko nawoze gira ngo humura wikikanga ngo ndamuzi wikikanga isubirire mu nzu ibiha byiza ubwo ndakuvugisha ubwo ndandikaho Alicia hari umukobwa uturanye muri muzi Sikamba se nikamba uyu mugenzi wanjye bamwita Kemba nikamba cha nzabesha kereka mubwire kurumura umubwira iki ikibazo cyo mu mutwe bira ku muryango ubwo rero byanze byo gushakura mukobwa yejo nzazana mu none agaruka nzakumena umutwe wawe akuze kuri ikigo giwowe mwa rabigabo by'ibisazi gusa ndekera ubwo bugore ko turi kumajya ariko uramusaza we ndabona afite gahunda waje turisiba uriya musaza we tuzavugana mbayimbwa namamagara zamuvugisha ndabona arimo neza sinjye nawe je nakubwiye ngo nitwaje tuje kureba umuntu kugira se amafaranga rero tuzanye turamubonye se ikintu gihari kuntu kimeze yaraje ura n'umukozi we akunu umukozi kiracyotara ubera ikigo urajya umuhungu sibi baba kuko jewe mba namba hari abarobye umutubu oya so kuraba umutubu nje namaze kubona ijisho ryanjye rifite ukuntu rireba nawe ufite ukuntu ureba nta kibazo komeza kunyigisha ibintu ni bibiri uretse wumve ibintu ni bibiri waretse kukomeza nkoraho wa Kabubwire mwana umva je ibintu ni bibiri uyu ibintu ni bibiri sabihema ibintu ni bibiri bihema ibintu ni bibiri bitana urumva reka mbwire umva se uraheba umasengane zanje je nakubwiye ngo ikintu dukora turamushaka hari ikindi uretse ngenza ahantu ari utagiye kundenganya mwana bikuza yanjye uyame mbikuze hese tugende tuje ko mwagent oya ngene ko nyabisa kuri agent uzabaza kwitsa kuki kwitsa ku mwagent nyine agent n'umwagent kuri nuzi ariko reka mubwire bwana ako wimbwira mwana urimo kumbwira bugira makuru kandi mwana undebere nanga imbwa ngahura n'imisega urumva umva kumbwira reka mwana reka nkwereke nakomeje kukwihangana uretse gatoya Nde nakomeje kukwihanganira ntago buriya ho kujya muri mood nari jya muri mood akujya ngo okay jya wowe jya muri mood nari urashaka ko turwana tubikore nari nabyo nari tagaswiningi nari wese kuremo nari ngo nimba uzikuyemo ushaka kunyemeza nta ibintu bya hatari rwose jewe kumbwira ngo wa ine wa na gira vuba vuba nanjye tagaswiningi banze numve ko none gira fasha kamba urayamba gira vuba shagiye hore wiro nari ako buriya oya ipantaro ukuntu mba nyibona oya gwino nari umva se ako gusa igitekerezo iyi pantaro wazayikoresha ikabutura kuko urabona hano harododotse ushobora kujya ku moteri akayikoresha ikabutura kwandika nakagure nakunana nakagure kawe kanu kagure kawe tukagataye kabikora kuko iyi kaburi niyaje kajya kuri tayi cyane urabona ngo gutya izi nkweto zawe ubona zimeze hano umukobwa ashobora guhita ashyira akaguru kameze gutya yego n'ifi wari umeze neza shaya minsi yarukaga kurekura suzi kwansize ntameze neza ndabyibuka natashye nari mfite amaganya menshi reka nyine rero uzamare kugenda muri uriya mwanya kagira inkuru hadacakanya mbere nambira ampamagaye nuko yavuga wese ngo nini mbwira ngo se ni Yesu ni Cedric wow
yaje kuguhamagara nyine tuyarampamagaye wumve ngo byarantunguye mbaza ngo amagambo aziki yakubwiye ngo iki ngo ndacyamwibuka aye ntabwo wamwibagirwa muziranye muri abana muziranye kuri byinshi mba narumiwe gusa uwo munsi nararyamye ndasinza bye tutinigeze nsinzira ego bibaze ko nyine nivire gwa umukecuru yarantumye ituntu ariko bibaye byiza guhura nawe mwese mukecuru waraho shameze neza cyagiye akuziko cyagiye nahavuye mama wawe namubonye uzagaruka none uzanasanga naguze amayinite kiro Cedric we nese Cedric aracyanyibuka yesu ntabwo yigeze akumbaza disi ewe saba hari nge yaranyibagiye oya wigira ikibazo azakubuka nidukomeza kuganira byanyenze bitewe umva nyine twe dufite ibintu bwinshi bwo kujujuraho ntabwo byari ubukunde ko tugutindaho nta nubwo twari bukuvugeho ibyo ushimira ushaka kuba uri inshuti nziza itagira ishyarima kuko wishimye cyagenda atashye mbitekerezaho ukuntu nagusanze numva nanjye ndababaye nyine gusa nyine nanjye narishimye nabuze ukuntu mbikubwira gusa ntabwo wenda ubiguhishe nyine kangeze utu tuntu umukecuru arantumye ubwo nyine nzaza kukureba izo nkuru zimbwire neza nyine umukecuru nyine agenda umukorera utwo tuboga nyine ayireka ari agatoki